Nitwa Aline Gahongayire ya nkaba ari jewe nyine nkaba ndi umuhanzi ariko cyane cyane nkaba ndi umunyarwandakazi nkaba nkunda Imana n'umutima wanjye wose kandi nkaba nikundira n'abantu. Uvuze gukundana bita binyibutsa ijambo ry'urukundo. Urukundo kuri wowe Aline Gahongayire ni iki? Urukundo kuri jewe ndwita ikindi kintu. Urukundo ni kwihangana. Ya urukundo ndwita kwihangana. Kuko ikintu cyose ubasha kwihanganira ubugikunze ufite icyo. Ariko cyane cyane reka mvuge ngo urukundo n'ubuzima. Love is life. Watangiye gukundana ryari Aline? Ngewe natangiye gukundana nakunze hari umusore nakunze kera nkiri umwana nkiri muri maternelle erezima ko yari oncle wanjye ariko nkumva ndamukunze nkavuga ninkura uriya neza wa mugabo wanjye urumva deja urukundo rwari ruhari kuva kera ariko gukundana copinage nakundanye niga muri primaire mu wa gatatu tugiye kwimuka tugiye mu wa kane aho rero niho byari bikaze kopa aho niho rufite umukopi. Tubwire umuhungu wa mbere wenda waguhumva abahungu nibo basaba urukundo ariko umuhungu wa mbere wakatiye cyangwa wabwiye iti ntago bishoboka ko dukundana yari ryari Aline? Ndabyibutse na gastori keza nkunda kwibuka nkaseka bari abahungu babiri mu kigo umwe yakinaga umupira uwundi yari umuhanga mu ishuri yabaga wa mbere undi akina umupira mu kigo donc ari umugardi. Hama rero bose bakandraga kandi urumva bari abastar umwe yarigiye hanyuma rero umwe aza ubona akundaga cyane yari wakinaga umupira ariko nkabona ufitiye akamaro ni wa wundi w'umuhanga none mu ishuri nya maîtresse arabimenye atwicaza hamwe anyicaza hagati yabo umwe mwicaza undi amwicaza birancanga kandi bose barandraga. Hanyuma rero igihe naje gukatira umwe muri abo ngabo yashyize ya manoti y'ijana ya kera yashyizemo 500 muri envelope ashyiramo n'agapapuro ambwira ukuntu nkunda ambwira iki mbwira umukobwa w'inshuti ngira ambwira wona ataragasuzugura abona nje nyine amafaranga yawe donc urumva ibyo abakobwa ufite abandi bakobwa b'inshuti yawe undi mukobwa w'inshuti yambwira genda uyace uyashwanyaguze n'agapapuro amafaranga sai noti z'ijana urazibona za kibatarahindura ibiceri hanyuma aya mafaranga ndayashwanyaguza shyira muri envelope yindi ndafunga ndavuga ndakwanze icyo kintu nashyizemo donc n'uyu munsi iyo mbyibutse ndiseka ndagenda baramwishyize mu yindi shuri muri nigaga muri A baramushyize niga muri B bamushyize muri A ndigenda no kwidirishya ndambwira ndi byawe donc no kukuna mukatiye nana hanyuma ubu ngubu se wenda iyo byibutse wumva donc niko byari bikwiriye kugenda cyangwa urumva uyu munsi iyo mbyibutse nyine numva bwari uburofa bw'ubwana nyine uyu munsi bose babaye abapapa nanjye nkaba ndi umumama rero urumva iyo duhuye sometimes turaseka umwe abinahangaha undi ngira ngo yagiye hanze maze iminsi ntamubona ariko twarahuraga nyine nakwibwa bya bintu nkaseka akambwira ari ngo amafaranga yace donc nyine byari ibintu by'ubwana kuko icyo gihe nigaga mu wa gatanu primaire urumva ko nta bwenge bwari buhari. Mwongera guhaza kuririmbira ka karimbo ka King James kitwa ko yagukundaga nyine. Nakundaga ubwo iriya niyo script yo gushaka igeza kuramo inkweto bamukuramo inkweto muri nkana. Oya ntago wabikoze. Ugikundana nyine muri icyo gihe ya copinage igihari hari umuhungu yigeza gushuka wenda ko bijya bibaho mu rubyiruko cyane? Yeah, of course bien sûr kuko abahungu afite amaraso ashyushye aba yumva yuko mbese donc ibyo abona muri film agomba kubyaplika niko navuga ariko nagize amahirwe nyine yuko nabivuyemo mbere donc narashiftinze ikintu cyandangaga cyane wenda reka nkivuge kuko kitubwire wadukurikiye bakimenye vuge kugira ngo kigira abandi akamaro ku ishuri nararwanaga cyane nararwanaga bimwe wara Cynthia wawe ndi mudusobanuye nge numvaga ko narebaga ni filime zo kurwana narwanaga cyane so rero nagize amahirwe kuko kurwana kwanjye donc nabaga nahanye rendez-vous n'abantu turi burwanire inyuma ya toilette duhure donc niba hari umuntu wenda unyibuka muri primaire nararwanaga cyagiye saa 4 mugiye muri pause saa 4 cyangwa saa 5 tujye kurya tukarwana so urumva rero nagize amahirwe ngira ko kantu ariko nubwo katari keza ariko biza gukira ariko aba bahungu bose n'ibiki byose nabo barantinya
barantinyaga bankundaga ariko bantinya ko nari mfite talent narabyina banyitaga Aline Ndomboro niyo hari abantu banyibuka muri primaire banyitaga Aline Ndomboro Aline Ndomboro urumva ebana nabaga ndi muri za Ndomboro ndi muri izo ngizo nyine nago nakubaganaga nkubagana ariko iyo twicanaga iminota 5 waga wasetse wapfuye so rero nagize amahirwe kubera ko gukubagana niki ntabwo nigize ngwa mu bishuko nkiri mutoya vuga ko nta muhungu yigeza gushuka wapi nabaga ndi burwane nabaga nifite rendez-vous zo kurwana urumva rero yuko byari byigoye ubuzima tubamo kuri iyi si bwuzuyemo ama-story menshi niko abajene bajya babivuga bamwe na bamwe mbere yuko tujya kuri iyo story ugiye kudutera wigeze wiga muri interna oui nize muri interna hanyuma abana bawe uzagira ni iyihe story yakubayeho muri interna uko biri kose ugiye kutubwira bagomba kuzumvira kuri wowe Njye mfite udushya twinshi rero kuko urumva kuva kera sinkunda kubona ari we nduwo nguwo nyine rero nize muri interna niganye n'abashuti banje benshi bamwe babaye abastar harimo niganaga na Clement ukina music noneho twari inshuti cyane kuva twiga mu wa kabiri gutyo donc urana njye nabaga muri interna nabo biga bataha ariko nkagira inshuti nyinshi z'aba externe ku buryo vendredi nyine bakanzanira ibintu byo kurya ibiki noneho umunsi umwe ragashya kigize kumbaho kubera nigaga muri interna nagiraga ubunebwe hama rero njya kuryama iyo hazagamo physique isomo rya physique baba we nagwa amenya onyuse nakarotaga hamwe ukibaza bikagucanga ariko prof yajya kuri agasanga muri physique mfite 8/10 donc ntibaza ukuntu ibyo bintu bishobora kubaho kandi mu ishuri nitwaga ngo ndumurokore ndasenga ariko nyine urumva ahantu buri nibiki byose ntago nabimetrizaga neza noneho rero prof aravuga ati ngiye nzamucunga akakora wowe Aline wowe ntiwiga mina kutiya ku tableau na cheka tu au wikita ariko ku rupapuro ariko nyine barankopezaga nyine physique ba Clement sometimes nyine abona nakarosa kankorera donc kabisa yana n'ubu ngubu njyambwira kina music rwose ndagushimiye ko wanzamuye mu ishuri rya physique aho kuzamura mu buhanze yakuzamuye mu ishuri yanzamuye mu ishuri hanyuma kubera bwa bunebwe no kuba ndi hafi y'igitanda nkumva ko ngiye ngomba gukaruta noneho gukaruta ibintu byigize kumbaho nuko nigize kwisha mu ivarizi director aramfata urumva twari turi abakobwa benshi noneho tubura ahantu twisha umwana arwara undi ajya muri penyo ahantu njya mu ivarizi sasa ndicara gurya director yinjiye kubera ubwoba ndamupepera injaka mu mashamba upepeye nawe biramucanga n'apepera ubwo se ntabwo yakwirukanye n'abandi bose babyungukiyemo kuko urumva nakubwiye ko ngira ikibazo ngomba kuwundi we no kumbwira ngo igira gutya ntabwo njya mbishobora sinzi bagirwa ko kana ari inyuma y'igitanda ivarizi gutya nishira mu ivarizi no biraranira kwinjiramo wese bituma yuko igice cyo hejuru gisika hejuru noneho director ari gucaho mera nk'umuntu uri muri bisi nawe urumva nawe yagiye kubyibuka donc biramucanga none nabihishe impande zitandukanye babonye ako kantu basekeye cyari kavuzwe umwaka wose haravuzwe ahantu hose akagano rose nshobora kwibagirwa ko nza nkabwira abana banjye hanyuma kandi kanazibagirwa n'uburyo yesomo rya physique nicara n'umama witwaga Nyirahabimana Mariam sinzabyibagirwa yari umuhanga cyane ntawe abantu yajyaga kopeza ariko yarankunda kandi ambwira nge na physique nzatinda gukopeza mu gukopera kwanjye nkopera n'izina Nyirahabimana Mariam ni 48 byose ndabikopiya mereza prof bazanye amarezilita basanga Nyirahabimana Mariam yanditse kabiri nago nzabyibagirwa umuprof wa physique niho yamfatiye aranzengurutsa ama classe yose avuga donc vuga ibyo wakoze donc aho kana ko ntago nzakibagirwa